Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe wese mukurikirana Zeyipafo TV. Uyu ni umukobwa w'umunyakenya akaba yitwa Abigail. Uyu mukobwa rero Abigail akaba yaraje kugira gutya ahura n'ibibazo bikomeye cyane kugeza na n'ubu abantu benshi bamwe bakaba babyumva nkaho ari ibintu bidashoboka, ariko uyu we byaje kumubaho kandi binaba umutwaro ukomeye kuri we kugeza aho abantu benshi bumvishe inkuru ye bamwe bagira ngo ni za nkuru zihimbwa cyangwa se abantu ashaka kuvuga ati iyo ni AI yayikoze bitewe no kumva ukuntu ibi bintu bidasanzwe. Uyu mukobwa rero ku myaka ye igera kuri 19 nibwo yaje kugira gutya avumbura ko afite ibitsina gore bibiri, akaba afite nyababyeyi ebyiri, ikindi akagira n'impyiko imwe mu mubiri we. Kora subscribe, comment na share ubundi tujye twibanira mu makuru abageraho hano kuri Zeyipafo TV. Uyu mukobwa rero wahariya mu gihugu cya Kenya yaje kugira gutya akura nk'abandi bana, ubwo yarageze mu gihe cye cy'ubwangavu nibwo abandi bagira gutya bagatangira kuba bajya mu mihango, ariko uyu mukobwa we akaba yarayitegereje ntiyabibona ndetse atangira no kubabara cyane mu kubabara mu nda. Ibi ngibi yaje kubiganiriza umubyeyi wamubwira ko ngo ari ibisanzwe, yababara akamubwira ati vana shahu urwenya aho ngaho, ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko byaje kurangira bigenda bikomera cyane ndetse atangira no kubyimba mu nda, abyimba inda. Ababyeyi be rero baza kubona ko ari ibintu bikomeje kugenda bigorana binakomera, baza gufata uyu mwana w'umukobwa bamujyana kumuvuza, bamujyana kwa muganga. Bageze kwa muganga rero abamubonaga bose bahitaga bavuga bati umwana w'umukobwa aratwite. Nibwo bamufashe ibizamini byo gutwita bitewe nuko babonaga inda ye ibyimbye, bakagira ngo hari ni inda irimo umwana, nyamara ari ikibazo cyari gikomeje kugenda kimuzonga kirushaho gukomera. Uyu mukobwa rero baje gukora ibizamini babona nta kizamini cyemeza ko atwite, biba ngombwa ko bashakisha ikibazo afite mu mubiri we kiri gukomeza kumutera kubyimba inda muri buriya buryo. Nta kindi rero bakoze ibizamini basanga yifitemo nyababyeyi ebyiri imbere muri we, ikindi basanga yifitiye impyiko imwe yonyine mu mubiri, ikindi kandi basanga afite n'ibitsina bibiri. Ibintu byabatangaje ndetse biba n'inshoberamahanga kuri aba baganga. Iki gihe rero uyu mukobwa nibwo batangiye kugerageza kumufasha ndetse aza no kubagwa inshuro zigera hafi muri 7 zose bagira ngo barebe ko bamufasha kuba yagira gutya akajya mu mihango. Ibingi bishobora no kuba byanamufasha byibuze akaba ashobora kuba yazatwita akaba yabyara nk'abandi bose uko bigenda. Ariko iki gihe cyose bamubagaga izi nshuro zigera kuri 7 bikaba ntacyo byigeze bitanga ku buzima bw'uyu mukobwa. Yaje kubaho rero ubuzima bwe cyane dore ko yaje kujya ku ishuri. Ageze ku ishuri biba ngombwa ko agerageza kugira gutya bakamushakira uburyo ajya mu bwiherero bwe bwa wenyine, kubera ko uyu mukobwa yagiraga ikibazo cyane iyo yabaga agiye ku bwiherero. Byabaga ari ibibazo bikomeye cyane ndetse bikanamubera n'imbogamizi kuba abandi bashobora kuba bamenya ikibazo uyu mukobwa afite, kuko yumvaga atari ready cyangwa se yumva atiteguye kuba yabwira abandi ikibazo cye afite. Abamubazaga impamvu yahawe ubwiherero bwe bwa wenyine yababwiraga ko ari ikibazo nyine afite, ariko kugisobanura bikananirana. Baje kubimenya bake bavuze ko ngo ari ibintu by'ibirozi bishobora kuba byarasizwe na nyirakuru, ngo kubitewe nuko nyirakuru wenda yaba yaramushyize mu bapfumu cyangwa se mu marozi kugira ngo byine amutange nk'igitambo ubundi ngo azabashe kubona ubukire. Uyu mukobwa rero yaje guhama muri ubwo buzima bugoranye ndetse akomeza no guhama kwibanga rya agerageza kuribika ngo hatagira umenya ikibazo afite cyuko afite ibitsina bibiri, nyamara ibitsina bye bikaba byarakomezaga no kumubera ikibazo kuko byamuteraga kumererwa nabi mu mubiri we. Ibi rero byaje kurangira gute? Byaje gukomeza birakomeza yiga amashuri muri ubwo buzima bugoye, ariko kugeza ubu ngubu akaba atangaza ko yaje kwiyakira akaniyemeza ko yazagenda avuga ibibazo byose yagiye ahura nabyo mu buzima bwe ndetse n'ibibazo afite kugira ngo byibuze
abe yakumva aruhutse ku mutima, ngo kuko yahoraga yumva abangamiwe no kuba afite ikintu abitse ariko kitazwi kandi nyamara gikomeza kumugiraho ingaruka, dore ko we ubwe atangaza ko umuryango we wagerageza gukomeza kugenda ukamufasha, ukafata amafaranga ukamuvuza kugera aho yumva ko rwose ababariye umuryango we, bitewe n'uko amikoro yose umuryango we wari ufite wari warayamushyizeho ugerageza gushakisha icyavamo umuti cyangwa se ibyaba byamufasha kukuba yakira iki kibazo yari yarahuye nacyo. Uyu mukobwa rero kugeza ubu ngubu akaba yaraje kuba ajyanwa mu bitaro bya Kenyatta Hospital biherereye hariya mu gihugu cya Kenya, ajya kwitabwaho ngo avurwe, kubera ko noneho byibuze bakaba bavuga ko bishobora kuba byazamufasha muri iki gihe, akaba ashobora kuba yazava muri biriya bitaro byibuze hari ikibashije kuba cyaboneka. Gusa kugeza na n'ubu tukaba twabwira ko ari kwitabwaho, ariko akaba nta gisubizo kimuha icyizere byibuze gihari kigaragaza ko ashobora kuba igihe icyo ari cyo cyose yakira iki kibazo afite. Kubwe rero akaba atangaza ko nguzaramuka amubereye umugabo, ngo azaba ari umugabo wemera kukuba yasanga uko uyu mungu yameze akabyakira, akabyemera ndetse akanabimwubahira, ntabe byibuze yaza ngo atungurwe no gusanga uyu mukobwa ateye muri ubu buryo bwaje kuba bwigaragaza muri kiriya gihe. Nawe rero ibaze aho ngaho uherereye nk'ubu ngubu ugiye kubona ugasibona ibibazo nk'ibi ngibi birakugwiriye, ese wabyakira gute? Ese uyu mukobwa aramutse ari nk'umuturanyi cyangwa se umuntu mubana mu buzima bwa buri munsi, nihe nama wamugira? Nihe nama wamugira muri ubu buzima akomeje kugenda abamo bumeze uku nguku? Ubundi abantu benshi bamenyere wenda kumva ngo nk'umuntu ngo yavukanye ibitsina bibiri, wenda akavukana kimwe cy'ikigabo ikindi cy'igitsina gore, ugasanga wenda arimo agenda ariko bimeze, ariko abenshi baba bateye gutyo, ukaba usanga bavuga ko kiba gikora bari kimwe, ariko uyu nguyu we byose bahamya ko ngo bikora. Ngo byose birakora, icyo ari cyo cyose kuri we kirakora. Niyo mpamvu byanakomeje kumubera ibibazo bikomeye cyane. Ibyo ari byose rero akaba igihe nikigera wenda bazaganga bazamwitaho, nk'uko hashize iminsi ajyanwe muri ibitaro bya Kenyatta Hospital aho akomeje kwitabwaho, byibuze hakaba hari igisubizo gikomeye gishobora kuzava muri biriya bitaro bya hariya muri Kenya, bikomeza kugenda bimwitaho, bigerageza kugenda bimuvura. Reka mbashimire rero abantu mwese muba mwabanye natwe, abantu muba mwarakoze subscribe, abantu muba mukora comment, abantu mukora like, abantu mukora share, n'abandi mwese mwabashije kuba mwakiyandikishaho hano. Reka mbashimire cyane. Nawe utarakanda subscribe, ndagukangurira kuba wakanda subscribe kugira ngo tujye twibanira mu makuru ndetse n'ibiganiro bigeraho igihe hano kuri Zeyipafo TV.